Umugabo wanjye yamenye ko umwana yari yarareze imyaka 8 atari uwe, ariko icyemezo yafashe nyuma yaho cyaratunguranye cyane. Iyi nkuru ni inkuru y'ukuri kandi irimo ibanga rikomeye cyane, amarangamutima menshi n'isomo rikomeye ku buzima. Guma hano kugeza ku musozo kugira ngo wumve uko byarangiye. Ariko mbere yo gutangira, niba uri mushya kuri channel yacu, kanda subscribe na like ndetse na comment kugira ngo utazacikanwa n'indi nkuru ikomeye. Reka dutangire iyi nkuru itangaje. Nitwa Claudine, nari narashakanye n'umugabo witwa Jean. Twari tumaranye imyaka 10 tubana, kandi abantu benshi baratwifuzaga kubera urukundo twagaragarizaga. Jean yari umugabo w'inyangamugayo, ukora cyane kandi wita ku muryango we. Mu by'ukuri yari umuntu mwiza cyane ku buryo numvaga mfite amahirwe kuba ari we mugabo twashakanye. Hashize imyaka 2 dushakanye, twabyaranye umwana w'umuhungu twise Kevin. Jean yishimiye uwo mwana cyane kuko yari imfura ye. Yamwitagaho cyane kurusha uko nari kubitekereza. Yamujyanaga ku ishuri, akamugurira ibikoresho, akamugurira ibikinisho, ndetse rimwe na rimwe akavuga ati, Kevin niwe mpamvu nkora cyane buri munsi. Kevin niwe mpamvu ituma nkora cyane kugira ngo azabeho neza. Iyo namwumvaga avuga ayo magambo, umutima wanjye wuzuraga ubwoba bwinshi ndetse n'isoni. Hari ibanga rikomeye nari nzi ko nari narigeze mbwira Jean mbere gato y'uko nshakana na Jean. Nari narigeze gukundana n'undi musore. Ubwo nari nkiri mu rujijo rw'urukundo, nibwo nasanze ntwite. Ariko mu gihe gito nyuma yaho, uwo musore yaragiriye mu mahanga, ntitwongeye kuvugana. Icyo gihe Jean niwe wanyitagaho cyane, yansabye ko twashakana, nanjye ndabyemera. Nari nzi neza ko bishobora ko uwo mwana atari uwe, ariko nahisemo guceceka. Imyaka yarashize, Kevin akura umwana mwiza cyane. Jean yamukundaga nk'aho ari umwana we mu maraso. Ariko umunsi umwe habayeho ikintu cyahinduye byose. Kevin yararwaye cyane, tugomba kumujyana kwa muganga. Muganga yasabye ko hakorwa ibizamini by'amaraso ku muryango wose kugira ngo bamenye neza ko umwana bamuvura. Nyuma y'ibizamini, muganga yaduhamagaye mu biro bye. Mu maso ye hagaragaramo ko hari ikintu gikomeye cyane ashaka kutubwira. Yatangiye agira ati, ndashaka ko mugira ituze mbere y'uko ibyo ngiye kubabwira mbibabwira. Jean yaravuze ati, Muga, ni iki kibaye ku mwana wanjye? Muganga yaracecetse akanya gato, hanyuma aravuga ati, dushingiye ku bisubizo by'ibizamini, bigaragara ko mutari se wa Kevin mu maraso. Icyo gihe icyumba cyose cyahise gituza cyane. Jean aranyitegereje mu maso, asa n'udashaka kwizera ibyo yumvise. Yarambajije ati, Claudine, ibyo ni ukuri? Ayo magambo yatumye umutima wanjye umeneka. Nari nzi ko igihe kimwe ukuri kuzamenyekana, ariko sinari niteguye ko biza gutyo. Natangiye kurira cyane. Naramubwiye, mbabarira Jean, nari mfite ubwoba bwo kukubwira ibi byose. Jean ntiyavuze ijambo na rimwe. Yarahagurutse ava mu biro bya muganga atavuze. Icyo gihe numvise ubuzima bwanjye busenyutse. Iminsi yakurikiyeho yabaye mibi cyane. Jean ntiyashaka kuvugana nanjye. Numvaga nshobora gutakaza umugabo n'umuryango wanjye wose. Ariko ikintu cyantunguye cyabaye nyuma y'igihe gito. Umunsi umwe Jean yicaye iruhande rwa Kevin aho yari arimo gukina. Yamurebye akanya gato, hanyuma aramubwira ati, Kevin, nubwo ibintu byahindutse, uzahora uri umwana wanjye. Icyo gihe yararize cyane kurusha na mbere. Jean aranyegereye aravuga ati, Claudine, ibyo yakoze byarambabaje cyane, ariko imyaka 8 yose namaze
nita kuri Kevin ntabwo ishobora gusimbuzwa n'ibizamini by'amaraso. Yongeyeho ati urukundo rw'umubyeyi ntirushingira ku maraso gusa. Aya magambo yangije isomo rikomeye cyane. Isomo ry'iyi nkuru, ukuri guhora kugera ahagaragara nubwo byatinda. Kubaka umuryango bisaba ubunyangamugayo n'ukuri. Urukundo rw'umubyeyi ntirushingira gusa ku maraso, ahubwo rushingira ku kwitaho no gukunda. Murakoze cyane. Iyi yari inkuru yanjye.